Hey, yeah, welcome to Agahezo TV again. Ngiye kubereka uburyo dushobora kuba twagarura WhatsApp yafunzwe. How to recover WhatsApp banned. Ni gute dushobora kuba twagarura WhatsApp yacu yabaye banned. Yeah, turinjira kuri WhatsApp. Yeah, urabona ko ahangaha urabona ko ngiye kugarura WhatsApp yabaye banned. Reka nze mbanze nongeremo account yabaye banned, ni umuntu wayimpaye iyi banned ngo tube twayigarura. Ngiye kubereka uburyo dushobora kuba twayigarura. Ya, tube twikoze muri setting, tujye muri account, tujye muri add account, tuze twadingemo account. Ya, ubu ni uburyo dushobora kuba twagarura WhatsApp yabaye banned. Nawe ntuzongere kuba wagira ikibazo cy'uko WhatsApp yabaye banned. Agree and continue. Shyiremo ambisori, reka mbanze nzikopiye. Ube wa ya dukomeza indaza mpita mbere ku buryo ushobora kuba twakoresha WhatsApp ukoresheje nimero y'Inyamerika. Urabona ko anga baratubwiye ngo this account is not allowed to use WhatsApp. Ni gute dushobora kuba twafata iyi WhatsApp yacu ku buryo dushobora kuba twayirikavaringa ikagaruka. Ya, hano ushobora kwita uri muvinga account ikahita ivamo, ariko ngiye kukwereka uburyo dushobora kuba twayigarura. Ahangaha ushobora kwita ugasabomutinga, ariko ngiye kukwereka uburyo bwiza bwo kuba twahita tuyigarura. Okay, hita uvaho hano. Ya, then mbere yuko twahita tuza ahantu bita muri Play Store. Play Store. After reach to Play Store, searchingamo WhatsApp. Reka dusearchingemo WhatsApp business. Then umaze gucreating WhatsApp business, ikintu ugomba gukora, niba iyo WhatsApp irimo urabanza uyikore uninstall, ariko ngiye gukora kuri WhatsApp business. Urahita umanuka uzi ushaka ahantu handitse WhatsApp support. Okay, WhatsApp support, WhatsApp business, katugire uko yikandeho. Urahita uza urebe ahantu handitse WhatsApp handitse support. Ahangaha urahita uza ugire icyo bita kuhakanda. Urahita uza uhakande. Numara kuhakanda tujya hano handitse website. Hano handitse website. Numara kuhakanda website ihita ikwerekeza kuri website yayo. Numara uhita umanuka hano hasi uze ukande ahantu handitse help. Ubwo help urahita uza ukande hano handitse help. Then numara gukanda handitse help, urahita ugera ahantu hameze kuno. Urahita umanuka ujye hano handitse contact us. Ubwo reka nabyo mbikwereke mutazitwaza ibindi. Icyo bita contact us.
ukandika contact us, aka contact us uhita uza ugakandeho. Ubwo urahita uza ugakandeho, umara kugakandaho barahita bazana amagambo meza hano ngo WhatsApp Messenger Support, WhatsApp Business Support. Uhita uza ukanda hano kuko twagiye kuri WhatsApp Business, uba ariyo uhita uyikandaho. Ubwo bakuzana ibintu bimeze kuri uhita ubikirikaho, then barahita bakuzanira ikintu kimeze uko wogiye guhita ubandikira. Then we nujya kubandikira ikintu uri bukore uraza mwaha, kuko iyi ni WhatsApp uzajya ukoresha, ubwo niyo ukoresha ubandikira. Ikintu uri buvuga uravuga uburyo ko WhatsApp bayifunze habaye ikosa, uravuga ati hello sir, my WhatsApp account was banned by mistake. Please open my WhatsApp account I did not repeat does mistake. Hakaba hari ubundi buryo, hari igihe utazi icyongereza ku buryo ushobora kwidefanda ukahita ugira uko ukabisiba, then ukahita ukora buno buryo, kavuga ngo uhise ujya kuri Chrome wanditsemo kuno Google Translate. Then iyo umaze kwandikamo Google Translate urahita hazamo ikinyarwanda, urahita ubyandika mu kinyarwanda bizi mu cyongereza, avuga ati muraho nyakubahwa, WhatsApp yanjye yasibwe ku mpanuka. Biriya WhatsApp yanjye yasibwe WhatsApp yanjye yasibye, mumbabarire habayemo kwibeshya. Nimuyifungura sinzasubira kwibeshya ukundi. Then uhita uza umanuka hano mu cyongereza, dore babyanditse, uhita uza ubikopiye, then uhita usubira inyuma ujye handi wari uri kwandika, uhita ubikirikaho bite bizaho,
then uhite wohereza. Murabibonye? Okay, then uhita uza kuko WhatsApp yawe bamaze kuyishyiramo, njye kuko iyi atari WhatsApp yanjye ndahita nkanda kuno, then mpite nyivanamo nsubire kuri WhatsApp yanjye uko yari imeze. Ubwo icyo nababwira ko nababwira ati mugerageze mukore share, mukore subscribers, urabona ko nta kuntu mba nageze. Thank you.